hazabaho igihe ubwenge buri mu muntu buba hanze ye, aho bita muzimu nabyo bivuga muzimu, umuzinumu. Hari abavuga bati uri umurozi, ntabwo nabarenganya. Umupfumu akitwa umurozi, yego, ariko ubundi umupfumu biva ku nshinga gupfumura, ni impano y'Imana. hari imbaraga ufite, urabona nzifite cyangwa ubushobozi bwacu. Mubonye ndabona uri umuntu usanzwe nkatwe. Si igiti, igiti cyumvira umupfumu. Si igiti buti, ni igiti nk'iki kirimo cya kindi bagitongera, cya kindi umupfumu agitongera. Yego. Sama baba sinako yitwa imitsindo. Abankurikira neza bazi ko hari umuntu wigeze gupfa. Yego. Arapfa rwose, hanyuma ndagenda nkora ibyo nagombaga gukora, arongera abaho. Kane kuvuga ngo arazuka. Uwo mwana nanamwise Muzuka, ariko yarapfuye birarangira, abantu barabyemeza, abantu bakuru. Ariko jewe muri jewe mundaguzanye nkabona ntago bishoboka. Jewe nta n'imbaraga ngira, imbaraga zifite abandimo. Yego. Sijuragura, ni sogokuruza uragura. Abazi abantu mizi yacu twebwe abariho hano, abakurambere mizi bawe. Nyamara wavugaga abazimu bati imizi mishye, nibaze no kuvuga abazimu ngo ni imizimu. Rese inshuti yanjye, abakurambere mizi bawe kubatwitse, ubwo uraza kubaho ute? Utwitse so na sokuru. Muraho neza, nitwa Didier Rutaremara, Inganji Rwanda ije kubatekerereza ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu, kugira ngo turusheho kumenya icyo turi cyo. Turi kumwe na muganga Rutanga rw'amaboko TV. Nishimiye kuganira na Rutanga rw'amaboko, mbahaye ikaze. Ndagushimiye cyane, nanjye nguhaye ikaze kuri muganga Rutanga rw'amaboko TV. Urakoze cyane. Hano mu Bicumbi, Imana y'u Rwanda ihorana nawe. Nishimiye kugera mu Bicumbi ku nshuro yanjye ya mbere. Natwe twishimiye kukwakira, umushyitsi mu Kinyarwanda ngo kurisha imbuto zimuhire. Rero uyu mushyitsi biba binejeje, turakwishimiye nawe. Murakoze. Ndurubyiruko rero uraza kunkosora mu makosa ndibuze gukora mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko ntibitume utisanzura gusa ndakuzi cyane unyemereye, kuko hari igihe umuntu, ariko ntabwo tuje hano ariko habayemo no gutsikira turafatanya ntacyo. Amazina yaba byiza uzo wajya kurata iby'ahandi aho kurata ibyawe bwa mbere. Niwe ndasubiramo, nitwa Rutaremara, Inganji ije kubasobanurira ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu, kugira ngo murusheho kumenya icyo muri cyo. Turi kumwe na muganga Rutanga rw'amaboko TV. Nanone Rutanga rw'amaboko, munyemerere mbabaze, nk'uko twavuganaga tutarajya ku ikoranabuhanga, benshi barakuvuga, abandi baragutinya, abandi baragutangarira, ni byinshi. Ariko se wowe, iyo wirebye wumva urinde? Iyo wicaye wenyine cyangwa mu ijoro uryamye cyangwa aho urinde? Ndigewe wowe ndi jewe Rutanga rw'amaboko rwahumvuka wacu ni mu bibungo bya Mukinga, mu ntara y'Amajyepfo, ni akarere ka Kamonyi, urwagatambira ka Rutungana, umubanda w'Abadogo, Bingira Imandwa ndetse nkuru, Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda. Urambaza uti yuri wenyine ntabwo jewe ngira abantu batandukanye muri jewe, ngo gire jewe wo hanze no nanjye wihariye w'imbere cyangwa wo mu bundi buzima.
ukumbona ufashe igihe tukabana wasanga ari igihe wenyine. Yego. Ubwo ndarebye ze ndavuga ko ndinde ndekende ariko nkunda kuvuga ni nayo ntero n'inyikirizo tugira hano mu Bicumbi mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco tukikiriza ngo kuko umuco ari wo shingiro. Yego. No kuvuga ibyanjye n'ubuzima nta ariko bushingiye ku muco kuko hari n'igihe abantu babayeho babaho ubuzima budashingiye ku muco wabo. Uko byaje rero byaje ndimo ndangiza kaminuza nkora ubushakashatsi bwanjye busoza kaminuza nize by'ikiganga n'ubundi ndi umuganga nyine uretse no kuba umuganga nk'umurage n'impano ariko noneho naranabyize. Hanyuma mu kujya kuvura abarwayi mu byo nize iby'ubuzima bwo mu mutwe birananirana. Yego. Kandi kwa sogokuruza nakuriye sogokuruza ni Rutanga rw'amaboko Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda ni nawe uheruka mu Rwanda nyine mu gihe cyabyo kimandwa ni naho umurage mukomora noneho kabona abo yarabivuraga byoroshye atarize ataraminuje nkuko je nari minuje. Ndavuga se ko sogokuruza ibiriya bintu yabikoraga bigakora ko mbizi ko nari umugirwa we umugirwa ni nk'umuhereza wagizwe mbese wo kugirwa. Wagizwe wo kugirwa ufite uko ari kubera ko hari uko yagizwe. Nawe akaba wo kugirwa nk'abo kwita abahereza bitambo. Noneho nzanira ikinzanira urukebano nzanira inzogera nzanira ikinyuguri nzanira mutuyu n'uyu nzanira iki akabikoresha nkabona biravura abarwayi mu buryo bworoshye. Hanyuma ko numva ngo narabirazwe impamvu mvuga ngo numva ngo nuko twakuze mu gihe kitari icyabyo. Tukura rero nk'abandi bana abo twiganye barabizi nta kinyoma ngira nyine wambajije ngo ndinde nduwo nguwo nyine ntacyo mpindukaho. Nuko ubwo rero nkabase ko uwo murage uhari wawiyambaza nkareba ko bidashobora gukora mbigize birakora. Ni naho nashingiye ntangiza uburyo bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Ibyo twese mu rurimi twizemo Rwandan Cultural Psychotherapy cyangwa le psychothérapie basée sur la culture rwandaise ni wabitangije. Urumva no guhanga nahise mbona ko buryo bishoboka ari uko umuntu ashingiye ku muco. Bituma abantu biga ntibagire icyo bahanga ntibagire icyo bageraho ahubwo bakaza bakabibazo ku gihugu cyari kibitezeho ibisubizo cyabashoyemo n'ibintu byinshi n'ababyeyi n'imiryango. Nuko abantu baranduwe mu muco wabo baterwa hatari ahabo nk'uko warandura ikimera mu butaka bwacyo bw'umwimerere ukagishyira mu butaka butari ubwacyo urumva ntikera. Kuva ubwo rero ibyo menye ntangira kubibaho n'ubundi buri gihe umuntu abaho ibyo yamenye. Urumva niba warabaye ahantu hagukura mu muco wawe hakagutoza kuvuga rya zina ry'umuzimu w'ishyanga abantu bagiye batsindirwa kandi nawe ufite izina mizi ryawe ubwo nyine birangira ari ryo uvuga akaba ari ryo ukabanza ka kazina. Urazi ko abantu benshi niko babigenza no mu buryo abantu bigamo ngo niryo bita irya mbere first name irya mbere guteze rivuna mu kandi ryaraje nyuma bavuga iby'iri pagani. Batindi rero umva ibyawe mizi yawe shingiro ryawe nyirizina ryawe bibi bipagani gute pagani biva kuri paganus y'ikilatini kuvuga ngo ibidafite ishingiro ibidafite epfo na ruguru ibitagira umutima ibipfuye amaso no kuvuga rutaremara ubwo ni ibipfuye amaso Rutanga rw'amaboko ni ibipfuye amaso nagira ngo rutaremara koko u Rwanda rutaremara erega ni nacyo bivuze rutaremara ntiruremare n'u Rwanda none nangajwe ko ari bwo bwa mbere nibwo bimenye
nagiriwe amahirwe yo kwicarana nawe ariko u Rwanda rutaremara nagiye kure abo mwiganye none se Didier wavuga ko bivuze iki n'ibindi ntashaka kwinjiramo sinterekera abazimye ariko nawe urarifite nibyo rwose uregange ndi umunyamateka ntabwo amateka niyo yaba mabi uyazimangatanya biracyanditse ku ndangamuntu yawe biracyanditse rwose ariko nzabikuraho no kuri Wikipedia naho nzabikuraho kuko ntabwo numva bintesheje agaciro ariko ntabwo wabikuraho ngo ubyibagize ayo mateka nayo aba ari amateka ahubwo ukavuga yuko waje kubikuraho birumvikana noneho rero no muri iki gihe bimeze bityo ntawe uduhatira ariko kwivuga mu mazina twatsindiriwe kurenza ayo mwimerere wacu niyo mpamvu numva rutanga rw'amaboko yaruta ibindi ariko nk'abana banjye nta yandi mazina bafite atari ikinyarwanda ubona bitazabagora nubwo atari cyo cyamaye nka sogokuruzo ukagorwa n'uriwe ubwo urumva ataba ari ikibazo itekereza niba umunyarwanda yagera ahantu agorwa n'ubunyarwanda nubuhone ndashaka kukubaza abo mwiganye naganiriye n'abantu bamwe mwiganye muri kaminuza biramahire bambwira ko ari umuhanga wari umuhanga ndetse n'ibyo wize muri kaminuza y'u Rwanda niba nibeshye niho wize bambwira ko n'ahandi birumvikana gusa bo twaganiriye aho niho bakuzi bambwira ko bishoboka ko kujya mu muco cyangwa se ibyo uvuga nk'aho uri umupfumu ari ubuhanga ukura mu ishuri ry'abazungu nabyo niba bivuga gutyo byaba ari amahire hanyuma umuco byaba ari amahire kubera ko ubupfumu byibuza baba babuzanye mu isura nziza atari iyo bwasizwe mbi kuko ubundi ubupfumu nyine ni ubuhanga bwo gupfumura ariko ni ubuhanga butari ubw'umuntu nicyo bibeshye ni ubuhanga butari ubw'umuntu ni ubuhanga bw'Imana ihangira mu muntu niko bimeze mu muco wacu no ku isi yose ariko rero hakaba n'ubupfumu naje kubona bundi ku rundi ruhande baba bavuga ibiri byo bwo mu ntekerezo kuko nizi by'ubuzima bwo mu mutwe umuntu aje akakubwira ati ndara ntasinziriye mbura ibitotsi nsigaye nibagirwa bidasanzwe sinkirya ngo ndyoherwe kandi ubundi nararyoherwaga singihumurirwa sinkigira gute utangira rero kurenga ibyo bigaragara ugapfumura ukagera mu bitagaragara bibitera ukabona ikirimo kuba mu ntekerezo ze nabyo ni ubupfumu ariko bwo mu ntekerezo ubupfumu rero buvugwa mu kinyarwanda bwo ni ubupfumu bwo mu mwuka rero si mu ntekerezo ni ubuturo bw'Imana noneho rero ya mpano Imana yatanze iyinyujije mu basekuruza bawe nabo bakazayiguha nk'umurage kuko Imana yabyereje kuko ntabwo bapfa kubitanga ntabwo rero wavuga ngo ni ubuhanga bwo mu ishuri kuko ubupfumu buriho amashuri atarazaho yego ahubwo ngewe ntekereza ko n'ubwo buhanga niba buhari bukaba bwarabashije no guhuzwa n'uwo muco wacu ahubwo no kubera iyo mpano n'umurage byari biri mu muntu atanabizi uko byahuye mu gitabo cya Alex Kagame hashize igihe nyisomye wenda uraza kunyihanganira ibyo ndi bwibagirwe bavuze ko ngo wakwikundira ubunyarwanda gusa cyangwa ibya kinyarwanda yego yaba akagumba ari ibya kinyarwanda gusa adafashe ibindi nabwo yaba ari yakoresheje ijambo niba ari igihindubende abantu batabyumva ni uruhindura rubona yego rugereranye n'ikigembe cy'icumu kigembe ni handi hari ubugi hamwe batera ikintu cyangwa umuntu niba ari ku rugamba hamwe hica noneho hasi ni ku muhunda rero icumu iyo rigimbye rikajya kumera nk'umuhunda kandi atari umuhunda rikaba atari n'ikigembe ukareba ikigembe n'umuhunda ukabibura nibyo bavuga ngo ni igihindugembe yego none icyo nashaka ni ukuvuga mbese si uruhindu si ikigembe si umuhunda
ni igiki nibyo ariko aho uvuga ndahumva yes. ariko nanone ntabwo twavuga ko buriya Kagame ibintu by'imbonezabitekerezo yabimazeyo. Imbonezabitekerezo ni nangari naje kwiga n'iby'imbonezabitekerezo filozofiya nanahanga iyanjye nita umwimerere philosophy. Bese kubaho ubuzima bw'umwimerere ni nabwo mbaho wambaje uturinde iyo wiherereye wumva urinde numva uwo nyine ndiwe simva mu ruhu rwanjye cyangwa ngo duhindure kubera ikintu runaka. Rero ntabwo nzi niba Kagame yari yaramenye muri ubwo buryo aho ngaho icyo u Rwanda aricyo nanone kubera ahubwo ufite iby'u Rwanda uba ufite byose ntacyo uba udafite. Ikimenyimenyi nuko mu byo tumaze kubona ibyitwa ko biriho byitwa ko ari nabishya n'ubwo buhanga bwo mu mashuri bavuga bw'ubumenyi byavuye hano mu Kinyarwanda. Ngewe rero ahubwo namuvuguruza cyangwa nkamwunganira nkamwuzuza kubera ko hari icyo abakurambere bacu bavuze. Rugamba niwe wabivuze aturumve shami nashibutse iki kivi nateruye ngo hariye kucyusa uzacyuse utangire n'icyawe undushe. Burya ni ku Rwanda ntabwo rero twavuga ko wenda ntiduhiganwa n'abakurambere ahubwo tubafatiraho noneho tukaba twakomeza ikivi cyacu tugatangira ikivi cyabo tugacyusa tugatangira n'icyacu. None wowe ubona utarihariye cyangwa utaragiye mu muco cyane kurusha ibigezweho? Ntabwo ibigezweho se nabigegamo ninjye wabigejeje aho. Erega ubundi bikwiye kugerwa hari twe tubigejeje aho. Iyo utabigejeje wambaye yewe wacu wa Gihanga niyo nayigira ariko siyo nshyira imbere. Kubera iki? Kubera yuko iyi myambaro yo nitwe twayigejeje aha. Yego. Ibi byari bigezweho. Ako si ubona unyemerere umuce mu ijambo. Ubona ari byiza kurusha ibya kizungu? Oya ntaguciye mu ijambo niko baganira neza. Unyemerere ntaguciye mu ijambo. Kuko wavuze ko urubyiruko n'ibyo kandi ukunda kuganira n'urubyiruko nanjye ndabikunda. Ubu rero bireze urubyiruko rwadukanye ikintu bavuga bati none ngo mvuge ko ntaguciyemo kandi nguciyemo. Oya mu Kinyarwanda nubwo unciyemo ariko ntiwari ugamije kuncamo. Guca mu muntu umuntu mu ijambo no kumusuzugura. Uvuze rero ngo nkwemerere uncemo naba nkwemereye kunsuzugura. Ntabwo rero nawe kandi wakwiyemeza kunsuzugura. Niyo mpamvu rero mu Kinyarwanda bavuga bati ntaguciye mu ijambo. Yego bigaragara kuri muciyemo ariko ntabwo wari ufite umugambi wo kumusuzugura. Ahubwo nibyo bavuga ngo aryohanyuranyemo. Nicyo rero bavuga ngo ganira neza ruganira nk'inkindi. Kuganira mu Kinyarwanda no mu ndimi zose burya bagire imivugire ikoreshwa mu buryo runaka. Rero naguciye mu ijambo. Bari icyo bari ugiye kuvuga. Iyi imyambaro ni Kinyarwanda bundi. Kwambara kuko biva ku kwambara. Ugereranyije n'iya kizungu ubona imyiza ari iyihe? Imyiza se ubwo urabihera kuki? Kubera byasaba ko twiga ikintu imbonezabitekerezo y'ikiswe cyiza n'ikiswe kibi. Icyo ni icyigisho rero ndaguha urugero. Ari umukara ari n'umweru. Hano turi mu mabara y'umweru n'umukara. Ibara ryiza ni irihe, ibara ribi ni irihe? Biterwa n'iryo ukunda. Urumva rero hariho ibintu uzita byiza kandi bishobora kuba ari bibi. Hariho ibyo uzita bibi kandi bishobora kuba ari byiza. Ariko twebwe mu Kinyarwanda muri aya mabara makuru y'u Rwanda y'umweru n'umukara nayavumbuye muri 2012 ariko sije wayahanze yarasanzwe ahari. Ahubwo nuko abantu bari barabyibagiwe. Atubwiriza yuko mu cyitwa cyiza cyose hataburamo ikintu wajora kibi, no mu cyitwa kibi cyose hataburamo icyiza. Urugero barakubwira niba ari ku byiza ngo nta mwiza wabuze na nyirahuku
igira amabinga tubwire ndashaka kukubaza ariko ni umurozi nta murozi wabuze gikarabye nubwo umwita mubi hari abandi bantu bamwita mwiza ariko nta kintu cya kizungu ujya ushima na kimwe nanone erega ariko ubundi ninde wakubwiye ko mbigaya ahubwo ikibazo nuko dushaka kubigira ibyacu kandi tutarabigezeho twebwe urumva hari aho twari tugeze dukora imyambaro ngewe niho nshaka ko mba nsubiza abantu kuko ibi ni ukwigisha abanyarwanda yuko ubundi twe ibyacu twarabyiremeraga noneho rero ibyo dukeneye tukabyiremera dukeneye kwambara tukihangira umwambaro dukeneye kurimba tukiremera iby'imirimbo n'izi nigi dukeneye inzu tukiremera inzu iyi nzu ya kinyarwanda niko abanyarwanda bayubatse ari uruziga igira n'ikivuga zenguruka duhure ubuzima ni uruziga ni ubumwe bwacu n'indi isamirwamo n'indi byara bivuze u Rwanda burya ni nako twubatse iyi ngoro nicyo twashaka kuvuga gusigasira ya myubakire yacu ya kinyarwanda ubwo se ibindi ko bije tugahita tube duhagaze oya ni ngombwa kwisegura se reka dukomereza aho byari bigeze aho rero ngende kuvuga ngo ari iyo myenda yitwa ya kizungu ari n'imyambaro yacu y'abakurambere bari baramaze kumenya kwikorera ibyo navuga ko ari imyiza ni iyihe iyo nakunda kurusha indi ni iyihe niho rero nabivuze nti ikiza se ukivuga ko ari cyiza ushingiye kuki ikibi ukivuga ko ari kibi ushingiye kuki ibyo wenda bikaba byaba ikindi cyigisho ariko icyiza kibi byacu nuko nibyo twikoreraga yego abakurambere bacu bakeneye ibyo bakeneye byose bakabyikorera bakabyihangira harimo n'iyi myambaro bakeneye ibyo kwambara bahanga imyambaro mu mpuzu inyamaswa impu z'ibiti ibishishwa by'ibiti uyu ni umuvumo niwo witwa impuzu bakeneye imiringa ibyo nako iby'imirimbo muravunwa n'iki ntihagire umuntu wongera kwihonda n'imangu ntihagire umuntu wongera ku imangu ni akantu kajya kumera nk'akanyundo gakoze mu giti ariko atari inyundo nyine bagenda bakomesha urwo ruhu ntibavuga kuruhonda ni ugukoma impuzu bikoroha noneho bakarususuraho neza bakarukuraho bakazarubona rumeze rutya murumva n'umuntu ashobora kwihonda umuntu ashobora kujya gute mbese byabaga ari ibintu bigoranye yego twabazaniye imyambaro yera twabazaniye dutisi tworoshye twabazaniye murarwana n'iki tuzajya tubibaha yego bitangira ari n'imfashanyo wabatizwa bakaguha umwambaro yego bakaguha akenda ko gukenyera ubwo ni nk'abagatulika n'andi madini uko yagiye aza abantu rero bararemara yego batiza ubundi turarwana n'iki ubwo mu bwonko rero yewe nk'umwigisha w'imbonezabitekerezo n'intekerezo kugira abantu batekereza b'indashyikirwa abantu barapfuye mu ntekerezo yego noneho umuntu asigaye abona ibintu ataruhiye atakoze atazi niyo biva yego ibyo rero byishe ubuhanzi bwari muri twe kuko twari dufite ubuhanzi muri twe bwo guhanga icyo dukeneye cyose kandi tukakigeraho yego kandi mu mwimerere wacyo erega ikibazo cyanjye kiraha utarazana ikibazo cya kabiri reka mare y'icya mbere kuko kirakomeye cyane kirakomeye yego kwihutira rero kujya kwambara iyo myambaro nubwo yaba myiza rwose si mibi ariko utaza wiva nuko ikorwa nyirayo ejo nayifunga se tugira ikibazo cyane
ngo idolari ryazamutse ngo iyero ryazamutse iri nyarwanda rizazamuka ryari burya ifaranga ku bantu baza by'agaciro k'amafaranga ifaranga kugira ngo rizamuke rihabwa agaciro n'ibiri ibikorerwa mu gihugu umusaruro w'igihugu nibyo cyane none rero ntacyo dukora ahubwo tumeze nk'ibyana by'ibijwangajwanga byasamye mutwambikiye mutugaburire mutugire mutemo aho abantu barwariye amaso ntawe uzi gukora amarinete y'amaso indorerwamo z'amaso nta n'ushaka kubyiga uzabigura iki ko bigurwa mu mafaranga atari ayawe nujya kuvunjisha yayandi yawe ntazakora ubwo urumva ikibazo dufite rero iyo nambariye impuzu ntabwo ari umuderi nk'umuderi gusa burya n'umuderi abamurika imideri bakwiye kumenya iyo mbonezabitekerezo abakurambere bacu bari bafite ni ukwigisha imbonezabitekerezo yo kuvuga ngo ariko kuki tutagaruka kongera guhanga ibyacu kandi ko bishoboka noneho mu isi y'imyenda imeze gutya ese uzi ko iyi myenda ubu yavuye nko muri ibi ngibi ariko byo hanze bitari byinshi uya ni bimwe ku isi yose yego impu z'inyamaswa ni zimwe ku isi yose impu z'ibiti ni zimwe ku isi yose amapamba namwe ku isi yose bo icyo bakoze ni ukugenda babyoroshya gusa bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze sibyo barakoresha amamashini baragiye bate noneho biroroha cyane babona gatisi koroshye baguyemo hano yego uzarebe ya makote bita amazungu abajya akomeye nk'uru ruhu rw'umuvumu yego asobetse ukuntu aboshye igishya ni igiki hari abikundira nanone iyo nkubonye ugaragaza cyane ko ukunda umuco ariko ibya kizungu ukabyamaganira kure ko nta cyiza cyane abanyamahanga nibaza n'umuco wabo bazasange natwe wacu tuwukomeye ariko bafite ibyiza orukestre witanje niko bavuze ibyiza biruta ibyacu se mwabatindi ariko wowe umuntu araje ese muzi ko rimwe mwabayeho mbere nitwe twabayeho mbere nyamaye nka sogokuruza none se mwizi iki mu mateka mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye tronkom barakwigisha ko l'Afrique est le berceau de l'humanité sibyo ibyo ni amateka buri muntu wese byuza wageze aho ngaho yakabayaza ni hano rero mu Rwanda niho byavuye mu Rwanda no mu Burundi ni umuntu wa mbere bamubonye muri Tanzania ako gace ariko ako gace kabonywemo uwo muntu wa mbere mbese amagufwa yari amaze igihe kinini y'umuntu ushobora kuba warabayeho mbere bigaragara yuko ako gace kari ak'Uburundi batarashyiraho imipaka yego nibyo kandi Uburundi bwaremwe n'u Rwanda niyo mpamvu rwitwa Urundi Rwanda ubwo se urumva atari umuntu wari uvuye mu Rwanda agenda yimukamuka ashaka ibyo kurya agira gute akagwa aho ngaho ibyo ngibyo none wowe umuntu araje akwigiyeho ibintu niwiga nk'uburyo abagiriki baje abagiriki nyine abagiriki bagira iki se le grec ni abagiriki bagira iki yego ntacyo bafite ahubwo icyo sinzi n'ibyo ariko usanga umuco sinzi n'ibyo bintu byose ndakumva abagiriki ariko si ubwo niho bituruka yambaye ingasogokuruza ubwo si guhuza ibyo bintu ntabwo ari uguhuza buza urwego rw'ubushakashatsi ntabwo ari ibintu byo kuremeka ibyo bintu dufashe umwanya nabikwereka ni ibintu twakoreye ubushakashatsi uburyo izi ndimi Kigiriki Kilatini izi zitwa ko zikomeye abantu biga mu mashuri ngo zaturutsemo siyansi ziva hano mu Kinyarwanda n'Ikirundi reka rero nkubwire impamvu urubyiruko umuco ntacyo navuga ko umuco ntago ushobora utanga umugati nicyo navuga urugero rwiza aho rero ukomye urusyo ngaho ukoma n'ingasi murashaka umugati mudashaka kumenya uko ukorwa mbese mwebwe muzamubona umugati murye nta kindi ariko hano rero mu Kinyarwanda aho guha umuntu umugati wamwigisha kuwukora icyo nshatse kuvuga aho guha umuntu ifi wamwigisha uko bayiroba mu ndirimbo y'igihugu bavuga ngo ururimi ruraturanga ariko iyo ugiye kureba mu kazi ururimi rukoreshwa kugira ngo ube wabona umugati ni ururimi ko nkoresha Ikinyarwanda ubu nta mugati mbona uri muri ariko byerekanye ko bishoboka
bishoboka amahirwe ni make cyane kuko oya dufashe ibigo bya nta mwanya abantu babihaye nta mwanya abantu babihaye buriya mfashe umwanya nkakwereka ubukungu n'ubuhanga biri mu muco wasanga ahubwo abantu batarimo kubikoresha uko bigomba ariko umuco urakura nanone nk'uko babivuga urakura nibyo urakura hanyuma umuntu akazaba ihene gukura kwawo bifitiye ingaruka urakura inka ikazaba ingurube ingurube ikazaba inka ni uko umuco ukura ingaruka zo gukura kwa jewe rero nakabaye ari je wigisha icyo cyigisho nk'umuntu wize umuco nka nawe wigisha ibyo nyine bavuga ngo biri mu biranga umuco gukura k'umuco ahubwo nukuherera nuko mwisi y'imyambaro natwe abanyarwanda twari tugeze aha ngaha kwari dukwiye kuzamura iyi mpuzu tukayikoramo uyu mwambaro yego niyo made in Rwanda nzima twabishobora umfara ashize imyaka ingahe tutabikora urumva urugero jewe ntabwo nkunda kuvuga ibintu ntabayeho nk'ubuzima twakuze twumva ko ubwenge guhanga mu mashuri mbese ari ibintu bituruka iyo ngiyo kuko urumva biva mu kigiriki biva mu cyarabu biva mu kilatini biva mu ki bayos logos numvise urugero nake gutanga urwa bikindi ariko urumva rero nuko navuze ntariko aba bafite ibyo batwigisha nkange bize iby'ubuzima bwo mu mutwe bakavuga ngo ni ibyazwe umuntu Freud ni bya Georges Devray ni bya Tobinatan ni bya Carola Zomoger ni byande bakabavuga batandukanye ngo therapy ibyo bita therapeze ni uburyo bwo kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe bushingiye ku ntekerezo bukoresha ijambo bwagiye buhangwa nabo bantu mu muco wacu nta kintu cyari kirimo ngasanga hari imitongero ngasanga hari iki ibi bintu twabitaye dute ahubwo n'ijambo rirema biheraho ntangiza uburyo bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe uremewe cyambaye nka sogokuruza icyo cyo nyibajije sinize icyo nyibajije biri mu byatumye umenya rutanga ndabizi ko wemewe ahubwo nyibarije abandi batekereza ko ibyo ukora bishobora kuba bitemewe byemerwa nande ari kubundi byemerwa n'igihugu igihugu cyandese jewe ntarimo ariko kubyo uvuze ibyo nabyo birumvikana turi bakaminuza twize zitemewe ariko icyo nicyo kibazo gitumye nshaka kuko ziremewe noneho n'ikirenze ibyo nuko turagiza kaminuza ubushakashatsi twabukoze dukorana n'inzego z'igihugu zitandukanye by'umwihariko harimo nka minisiteri y'umuco n'iy'ubuzima izo minisiteri zatanze ibyete bishima ubwo bushakashatsi ariko binashyigikira ngo bushyirwe mu bikorwa burya ni naho havuye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ndashaka kukubwira ko kugira icyo uhanga umuco ugakura ni ukujyanisha ibisubizo bikenewe naho igihe kigeze ariko uvoma mu muco wawe hano se turimo kuvoma mu muco wacu iyi shati wambaye ni iyahe bya kizungu ibi ni iyahe uzi uruganda ikorerwamo ibyo byose si mu Rwanda reka wayibonye ku isoko uragura ufite amafaranga yo kuyigura cyangwa kutabishoboye ariko buriya hari umuco urimo kwamamaza none se ubwo umuco wawe urimo n'ubuye umuco ubundi binava ku byo ibyo duca ibyo dukomora ku batubanjirije ibyo tubakomoraho rero ubundi byakabaye kwishakamo ibisubizo no mu itegeko nshinga ryacu birimo yuko igihugu gishingira mu muco wacyo kugira ngo gishake ibisubizo by'ibibazo byose gifite ubuze niko turimo kubaho dukomeje muri uwo mujyo washaka kunjyanamo ariko ntashobora kujyamo ariko nanone sinzi niba uzi urabizi ariko cyane no kundusha artificial intelligence igihugu hari imiyoboro hari ibyo tugenderaho dukura hanze mu bindi bihugu twigira mu bindi bihugu ibyo urabinenga ko bidakwiye ko twakabaye hari amasomo dufata ubundi se murinda mujya kubikurayo hari aho itari artificial intelligence ariko yaturutse mu bindi ntiyaturutse mu Rwanda kuki itaturutse hano impamvu nuko abantu bize nabi ahubwo kitaturuka ubundi akaba yaturuka kubera ko nta kiriho kidasanzwe artificial intelligence nuko twiga ibyo bijyanye na psychology by'intekerezo baratubwiraga bati hazabaho igihe ubwenge buri mu muntu buba hanze ye
uyu munsi wa none ari abantu bagendana ubwonko muri telefone zabo. Yego. Ubwonko bwo mu mutwe bukaba budakora akaba bufite muri telefone. Yego. Ikimenyimenyi wamubwira uti 5 guteranya 8 akaba yajya muri calculatrice akajya guteranya kandi mu mutwe we hakaba hakora. Cyambere bikoze kubera kubikoresha nabi agatira n'uburyo ntikamara imbeho bije kuremaza nabyo intekerezo. Ntabwo zigikora ariko wabihanze we ntabwo ari kwameze. Ikimenyimenyi muri Amerika urasanga barinda abana babo za iPad n'ibiki byose n'amateleviziyo bakanabyandikaho amarticle nyandiko z'ubushakashatsi zivuga ziti ibi bintu ntabwo byemewe mu bana. Hano umuntu witwa ko asirimutse ajyanye n'igihe ibyo umbwira byo kujyana n'igihe umwana abagitangira kureba akamushyiramo ibitente muri iPad akamuha iPad yo gukinisha akamuha iPad yo kujyana ku ishuri nge nagira ngo ari kumureka akajyana ikintu yihangiye. Yego. Ariko mu kinyarwanda dukura mu gihe cyacu n'abatubanjirije bo baranabiturusha umwana uzi ko yihangiraga ibikinisho. Ibyo akeneye niba ukeneye gukina umupira urawubanga sibyo, niba ukeneye kugurutsa indege urayikora, niba ukeneye kwambara amadarubindi urayakora mu bikenyeri, niba ukeneye inzu kuyubaka urayubaka mu bikenyeri cyangwa ibindi bintu mu bikarito, niba ukeneye iki n'imikino yabo barayihangaga bakayihangira. Hanyuma uyu munsi wa none iterambere ushaka kumbwira no kujyana n'igihe nuko abantu bikorera ibintu twebwe tukajya tubigana. Ariko nanone turebye baradusize icyo mvuga badusize tureba he. Hanyuma rero kuba baradusize aho tubimenyeye rero aho tubimenyeye ntabwo tugomba kubigana dusubiramo ibyabo. Yego. Ahubwo tugomba kureba uko babigezeho. Uko babigezeho niho nari ntagiye kukubwira abagira iki baje mu muco wacu maze kwaguka ugeze mu Misiri ko buriya bijyana n'uruzi rwa Nili bituruka muri Nyungwe aho bita muzimu nabyo bivuga muzimu umuzinumu umuzi w'ubuzima numu noneho bigakura bikaza bikagera mu Burundi byitwa ubwo hano ni Kami bikagera mu Burundi byitwa Kama Karande Kama biva ku Mana bikagera mu Misiri biba byagukana n'uruzi rwa Nili uko burya amazi yaguka niko umuco w'abantu waguka byitwa Kemeti. Ni wiga ikintu cyitwa École Mystérieuse de Kemet cyangwa niba warigize ubyumva na hantu abagira iki bazaga kwigira ubwenge bw'abakama simvuga abanyafrika burya naryo nirihimbana nabakama abikami abaturuka ku Mana nanone abakama yokani ni bijyanye n'ubumana noneho bakaza bakicara bakarambya bakabyiga barangije barabijyana babigarura babyanditse mu bitabo ngo ni science ibindi ngo ni ijambo ry'Imana Bibiliya. Nta kintu na kimwe uzabona kiri muri Bibiliya tudafite hano mu Kinyarwanda n'ikirundi. Icyaha mu bisanzwe mu birivuga ko haraho ubusambanyi ari icyaha no mu muco nyarwanda ni icyaha. Ahubwo icyo nagiye kukubwira nuko bashyizemo ibinyoma nyine bagenda babivangamo. Ubusambanyi ni icyaha se mu muco ni ijambo bwaryo kurikoresha gutyo ni ukwitonda kuko ubundi iyo ufashe umuco ukawusomera mu wundi usoma ibitari byo usoma ibitari byo kuko nabanza nkakubaza icyo bita gusambana. Yego. Gusambana ngendeye kuri Bibiliya icyo gusambana bivuze ni ukuryamana n'umuntu utari umugore wawe. Yes, nicyo ukabukoza icyaha mutasezeranye ko ari umugore ukaba umugabo we ubwo ni ubusambanyi muri Bibiliya. Mu Kinyarwanda rero ibijyanye no kubonana kw'abantu bifite ukundi byitwa bifite uko bikorwa kuko nk'ibyo wakwita gutyo nko mu miryango umugabo ashobora kuba adahari umuvandimwe we cyangwa umunywanyi we akamusigarira ku rugo kandi urumva baba basigaranye si umugore we bwite mwebwe muzavuga ko ari ugusambana ariko mu Kinyarwanda byitwa gusigara ku rugo. Icyaha ni iki mu muco?
igihe umuntu yakoze icyaha icyaha ahubwo rero dore urabyivugiye icyaha ni icyaha ni icyaha n'ibihe bikorwa mwebwe muri abaha n'ubu ntabwo mushaka gupfumura ngo murebe nyirizina y'ibintu twebwe abanyarwanda turaba umutima ntabwo turi abaha n'ubu hari abavuga ko mu muco icyaha ari uguhemuka kugambana njye ndashaka kumenya muri bibiri hari ibyaha ntukice mu muco ni iki dufata nk'icyaha urumva uvuze nko ariko wumvise icyaha icyo ari cyo icyaha nacyo ubwacyo ni ibyaha igituma abantu bakora ibyaha bikaba ibyaha ni ukuba baha n'ubu mbese ntibarebe ngo bagere hirya barebe icyihishe inyuma mu kinyarwanda ubundi ikibazo si uko witwaye cyangwa wakoze si byo biguha inyito ngo bivuge ngo uyu nguyu ahubwo wabikoze kubera iki wabikoze kubera iki ndaguha nk'urugero kwica ni bibi yego ariko iyo urugamba rubaye abantu bakarujya ikibaho ni iki muricana none se ibyo uzavuga ngo ni bibi ntabwo wavuga urumva rero bibi byaha kubera ubaye waha n'ubu ariko nta kibi cy'umuco kibaho kuko nk'ubwo mbwiye ngo ubusambanyi ni ukwitonda kubera ko amagambo urimo gukoresha hari ibintu tudafite nyine mu muco wacu urimo urasomera umuco mu wundi kuko ni nk'uko umuntu akubwira ati nutabatizwa uzarimbuka ubusambanyi si ijambo ry'ikinyarwanda urimo kumva icyo kintu nutabatizwa uzarimbuka nutabatizwa uzarimbuka Musinga byaramuyobeye aravuga ati ubu se rwabugira inkotanyi cyane ko atabatijwe yararimbutse bati yararimbutse Ruganzu cyambara ntama ko atabatijwe yararimbutse ryangombe ry'ababinga banyundo ko yararimbutse ubu nanjye ntabatizwe nzarimbuka uzarimbuka nta mahire kuko nzabasanga aho bari ariko abo nababisobanura uko bitari ntago kubatizwa ari byo bituma umuntu arimbuka cyangwa ibyo sinshaka kubijyamo ariko siko biri ubundi utaramenye kubatizwa abatarabatijwe bose si uko bazarimbuka nkurikije ijambo ry'Imana Bibiliya ijambo ry'Imana nabyo ni ukwitonda ikintu bita ijambo ry'Imana ni iki ibyo binyoma abantu baremekanyije bagafata ibyari ibyawe warusanganywe bakanyomekamo n'ibindi bintu bizaguhindura igihindugembe ibyo nibyo bita ijambo ry'Imana ngewe wambwiye ndakomeza Alex Kagame yavuze ngo uwakwikundira iby'u Rwanda byo icyo nagisubije rwose ngo ntamenye iby'ahandi namenye iby'ahandi yabaye igihindugembe iby'ahandi yashaka kuvuga ahandi ni hehe hatari u Rwanda kuko tuvuga mu Rwanda mu rundi Rwanda no mu Rwanda rwiyo yarabisobanuye ibya kizungu abazungu yaba bamenyeka ko bavoma ahangaha ibyabo ndabimenya ntabwo mwemera Alex Kagame uko namwemera ni nkuko nawe nakwemera kuko ni umuhanga ari mu bantu ubuhanga bukenera kuzuzanya rwose buriya hari abantu b'imbanza ariko noneho bateruye ikivi kikaba gikeneye kuzurizwa hari n'ibintu nakubwira Kagame yagiye yandika ariko ubu ngubu abantu bashobora kuvuguruza mu by'amateka na filozofiya ntabwo ari igitangaza rwose ariko yakoze ibyibanza kandi bikomeye aba ni intwari y'imbanza muri ibyo bintu akwiye kubahwa ariko ntabwo wavuga ko ibintu byose yabimazeyo kimwe mu bintu cyatu kandi n'ibyo yavugaga ni ukuvuga kuba umuntu wagutse kuba umuntu wagutse ubu ntabwo twagutse ahubwo tuzi yuko ibyabo ngabo batwiratanaho twaramaze kumenya yuko ari ibyacu bakuye ahangaha tukaba dushaka ahubwo kugira ngo natwe tubigiremo umwimerere wacu niba urugero nizi by'ikiganga niba dufite ibinini bivura indwara n'ibibazo bitandukanye tukagira imiti bakoresha y'amazi amasiro n'iki byose icyo kintu kikaba cyaraje nk'ikintu gishya abantu bakavuga batabazungu bazanye ikintu kidasanzwe nyamara uyu munsi tukaba twaramaze kubona yuko ibyo biva muri ya miti yacu ya gihanga muri bya bikakarubamba wahoze ubibona hariya muri ya mibirizi muri ya miravumba muri cya kinetenete muri byaki ndetse wabikoresha mu mwimere wabyo bikagira umumaro kurutaho icyo twakabaye twiga mu isi y'amashuri aho iterambere rigeze ni ukuba abantu bacu biga iby'ubuvuzi no gukora imiti
bakabaye biga guhera kuri ya miti yacu nabo bagakora imiti nk'iyo ngiyo cyangwa irushijeho no mu mwimerere aho kuvuga ngo umuntu arangije kwiga yize ibyo gukora imiti noneho ahubwo aracuruza imiti y'abanyamerika y'abahinde wakora iki ko yize gukora imiti ariko ubanza mutubeshya nanone abo mu muco ubu nk'abana bawe ushobora gusanga biga mu bigo by'abazungu ariko wowe ukaba uduhatira kujya mu muco udafite icyo utumariye mbabarire gukoresha ayo magambo rwose ndabishimye kuganira gutyo nimbeshya umbeshyuze ari icyo wavuga nanjye ubikubwira narize ndanigisha nigisha no muri kaminuza ubwo se urumva ntazi icyo kwiga no kwigisha bimaze no kwiga ndabizi ahubwo icyo mvuga nuko twakiriye uburezi mu buryo burozi uburyo budashingiye ku muco wacu noneho rero dukwiye ahubwo icyo duharanira ni ukugira ngo twubake uburezi bushingiye ku muco wacu yego nicyo uri guharanira ibyo se urumva se umuco habanye n'iterambere ahubwo iterambere nyaryo nirishingiye ku muco ntabwo rero tubabeshya ntabwo turababwira ngo mukore ibijyanye n'ibyo mukeneye ariko mu buryo bushingiye ku muco wanyu rega ni nabyo bizabagira umwihariko mu isi y'abandi bantu kuko rega ibyo wigira ku banyamerika nibyo byabagize abanyamerika sibyo ibyo wigira ku bashinwa nibyo byabagize abashinwa ibyo wigira kuki harimo n'ururimi rwabo hanyuma wowe nk'umunyarwanda niwigira kuri abo ugashaka kuba nkabo ubwo se uzaba ukiri umunyarwanda kandi kudashobora no kuba uwo nguwo ahubwo uwo niwe gihindugiye mbere rero iyo turebye nk'urubyiruko ubona hari icyizere ufite ko hari abandi bazaba nkawe hari urundi rubyiruko nta nubwo mfite icyizere ahubwo nziko urabizi neza nziko bigomba kubaho kubera impamvu amazi arashyuha ntibagirwa wabo wambeho kubera impamvu ubuzima ni uruziga abantu ntibazenguruka bazagaruka mu izingiro barazenguruka bashaka ibisubizo bya bindi wita umugati uwugeraho ugasanga ntufatika ukawurya ntuguhaze ukanywa amazi ntushire inyota ubikarangira ugomba kugera ku isoko ku isoko rero ni mu muco iki kibazo tugitinzeho cyane dufite impamvu hari abavuga ko wenda nyemereye urubyiruko rero n'ikindi gituma nzi ko nuko uyu munsi wa none ahubwo nibo bantu banyotewe iby'umuco wabo ikimenyimenyi nawe n'ibibazo urimo kubaza uzarebe n'abantu dukunda no kuganira n'urubyiruko banyotewe iby'umuco ahubwo barabivoma hehe ahubwo ingorane ngirana n'abantu bakuru bo baravuga ngo urubyiruko rwataye umuco umuntu yata icyo adafite yata icyo utamuhaye baguciyeho iki ntacyo babonye n'ibyo bababwiye ko birimo ibisubizo ntabyo babona ahubwo barimo barishakishiriza nicyo gituma rero ariko hari abavuga ko n'ubumenyi wenda ndasa nkaho ngiye ku kindi kibazo ariko hari abavuga ko ibyo ukora ari ubumenyi wakuye mu mashuri abandi bakavuga ubundi bakavuga ko ari imbaraga ukoresha uri umurozi ariko wowe iyo wibonye ubundi wibona nk'iki nabivuze mu by'amashuri nyine bifite uburyo bwabyo bikora ariko ayo mashuri nayo urasanga atari amashuri nk'uko twayize ahubwo nk'uko twayahinduye bwa bumenyi nyine twebwe tugafata ibyo twize tukabihindura mu buryo bushingiye ku muco wacu nta muntu uzabikwigisha ni wowe wenyine uzabyishakamo bigombe bishoboke hanyuma ibyo kandi twarabikoze birakunda no kuba bitanga umusaruro uyu munsi wa none ni amahire hanyuma rero ku rundi ruhande hari abavuga bati uri umurozi ntabwo nabarenganya abo baracyafite imyumvire y'umurozi uvuka ishyanga ahubwo umukoroni waje kuvuga ko ibyacu ari ibishitani n'ibishenzi abatugiriraga ibintu bizima bijyanye n'ubumana bwacu ko ahubwo ari abagizi ba nabi umupfumu akitwa umurozi ariko ubundi umupfumu biva ku nshinga gupfumura ni impano y'Imana yahaga abakurambere bacu nabo bakagenda bayiraga bazakurikiraho ngo bajye babwira abantu ibijyanye n'iby'Imana ibashakaho nuko ibabona nuko ubuzima bwabo bumeze nuko bagomba kwitwara ibyo rero no mu mico yose ku isi yose nta mana itagira abapfumu abo bita abahanuzi ndetse biramambo
ibiramambo mu kinyarwanda twebwe izo nyito tuzifite zombi umupfumu n'umuhanuzi ariko umupfumu akaruta umuhanuzi umuhanuzi ni babandi bitwa baraguzi b'umutwe batagombera impinga nibyo baraguza inzuzi urugimbu inkoko ikinyuguri bitewe n'indagu izo arizo nkatwe imandwa turaguza ikinyuguri n'icyo bita inzogera y'imandwa ibyo nibyo bita impinga rero ni imana iyihangamo nawe ukayitangaho imbuto noneho igahinga muri wowe mu buzima bwawe ikagaragaza nyirizina y'imbuto yawe uko umeze ibyo bintu byitwa ibishitani bite ariko byitwa ibirozi bite hanyuma umupfumu ibiramambo ukuntu abantu bacuramye yemera ko abarozi bariho hatabura n'abarogora abarozi ni abanyarwanda nabo baturuka mu Rwanda ahantu hose ariko uranyemera ko no mu muco nyine harimo abarozi icyo nshaka kuvuga ntago kuroga ari umuco uranyumvishe cyane ntago kuroga ari umuco hari uburyo abantu bitiranya ingeso cyangwa ibintu runaka byagiye bibaho bibi bakumva ko ikintu cyose cyabaye ari umuco oya umuco ni ibintu bizima iyo bavuga ibyo duca ntago ari ibibi ibyo dukomora ni ibyo dukomora ariko byiza kuko umuco iteka ugira icyerekezo cy'ibyiza icyerekezo cy'ibyiza sanse positive ntabwo ari icyerekezo cy'ibibi noneho rero gufata umupfumu ukamwita umurozi none se ugira imbaraga za gipfu hari imbaraga ugira sinzi ukuntu nabivugamo ariko ugira imbaraga hari imbaraga ufite urabona nzifite cyangwa ubushobozi bwacu mubonye ndabona uri umuntu usanzwe nkatwe rero mu kinyarwanda baravuga ngo si iki ngiki iyo ukirebye urabona ari iki iyo ni inkoni yego inkoni se hari icyo ukubwiye kindi se uretse kuba ari inkoni nta kindi naho rero niko nanjye undebye niko bimeze ariko hano barakubwira amagambo ugiye gukoresha ntabwo ari ayanjye ni makuru mu kinyarwanda ngo si igiti igiti cyumvira umupfumu si igiti buti ni igiti nk'iki kirimo cya kindi bagitongera cya kindi umupfumu agitongera yego si amababa bubaba sinako yitwa imitsindo ifite ibyitsinda si imiringa buringa ni imiringa y'imirinda si ikintu nk'ikintu nk'uko ukibona pfumura wigire hirya hari ikindi kikihishemo ni ikintu nk'iki kihishemo nk'ikitongerewemo nanjye rero ndebye ni nk'uko nawe nyine umeze twese turi bamwe uturebeye inyuma gutya twese ariko imbere harimo ikindi kintu yego kirahari nanjye nicyo nari nkubajije hari imbaraga ugira zindi ntabwo numva nakwihamye ko ngira imbaraga cyangwa ntazigira byasaba kunyura mu nzira ubireberamo ukamenya ko zihari cyangwa se uwo muntu yapfuye wamuzura yamaye nka sogokuruza ibyo nibyo bita imbaraga nizo ariko niba ari ibyo ushaka ntabwo namamaza ko nzura abantu ariko abankurikira neza bazi ko hari umuntu wigeze gupfa arapfa rwose hanyuma ndagenda nkora ibyo nagombaga gukora arongera abaho reka ne kuvuga ngo arazuka kuko ndumva mbitinya kuko ibintu udakora wikoresheje ahubwo bikaba byaza mu buryo bwabyo uwo mwana nanamwise muzuka ariko ibyo bintu ubikurikirana iyo nkuru urasanga izwi nanze kubitindaho kuko ngo bitaba nko kwihamya ko birahari kuko n'umuntu wa bugufi mu muryango yarapfuye birarangira abantu barabyemeza abantu bakuru ariko jewe muri jewe mundaguzanye nkabona ntago bishoboka agomba kongera kubaho mu bumenyi bushingiye ku muco ni Imana ibigenera muri wowe rega indagu ntabwo ari iz'umuntu ni Imana ibigenera muri wowe hanyuma imbwira ibyo ngomba gukora Imana y'u Rwanda bakurambere bacu ndabikora ndatongera ibyo ntongera cyongera kubaho ariko ntabwo ari byo biza guhamya ngo mfite imbaraga cyangwa sinzifite jewe nta n'imbaraga ngira imbaraga zifite abandimo si uragura ni sogokuruza uragura siwe ni Imana iri muri twe kuko niyo igena ibijyanye n'indago
nawe kumbaza ngo mfite imbaraga, genda ubaze umuravumba ufite imbaraga buriya. Umuravumba urazifite cyane. Umubirizi ufite imbaraga urazifite cyane. Ngira ngo wabimenya ari uko uhekenye. Ubu rero ntabwo wamenya iby'umupfumu utamupfumuje. Hari bibaye nk'umunyamakuru wigeze kubaza ngo ariko se kuko uraragura. Ndamubwira nti ubu se nta gusubiza ngo yego cyangwa oya. Ibyiza wazaza kundaguzaho. Ariko cyo kora njyewe ikintu kimwe nshobora ni byinshi mushimira, ariko hari amwe mu magambo numvaga ari kankoresha iryo jambo ibishitani nibyo niko bayagize. Mwumva ubupfumu, ariko bitewe niwe wa mbere nabyumva, bitewe nuko wayasobanuye ntige numva ko ari ibintu bisa. Ariko nawe ukabyumva ukumva nibyo ntago mubere abazimu, ariko abazi abantu mizi yacu twebwe abariho hano, abakurambere mizi bawe nyamara wavugaga abazimu bati imizimishe, nibaze no kuvuga abazimu ngo ni imizimu. Rese inshuti yanjye abakurambere mizi bawe kubatwitse, ubwo uraza kubaho ute? Utwitse so na sokuru na sokuruza, ubwo koko uri muzima, ubwo ko niko gakiza wumvutse. Iryo niryo terambere. Ugomba ntago bavuga imizimu, bavuga abazimu. Abantu bagomba kubaha abazimu cyangwa karande. Karande urayizi yo? Uranegurira abazimu mu ndara. Karande biva ku kurandaranda. Ni nabyo bijyana n'umwishywa. Ni naho hava kwishyuka. Ijambo kwishyuka nabyo ndumva ari gihe warizanye, ariko si gihe wari hanze no kuryibutsa gusa. Nuko hari ibintu umuntu yavugaga abantu bakavuga bati niya mvugo ya Rutanga rw'amaboko, ariko biva ku mwishywa, ishyuka, kwishyuka. Mbese uhora n'ishya n'ihirwe, uhondo urandaranda, ntukangwe n'ibihinda n'ibisahinda, kuko burya umwishywa nta gupfa kuma mu gihe ibindi byatsi byuma. Niyo mpamvu ari wo turongoza kugira ngo rwa rushako ruzahore rwishyuka, ruhora rujya mbere mu bihinda n'ibisahinda, mbese ntirusenyuke, ahubwo ruremye. Ubwo se ibyo bintu biba bibi gute? Ariko nago ibyo ukora nagiye nakubeshye, nge ndakijijwe. Ukijijwe iki se? Ibyaha yamaye nka sogokuruza. Ibihese nemera Yesu Kristo nk'umwami nk'umukiza wanjye. Kirazira guterekera umuzimu w'ishyanga gose, ahubwo kizwe cyo. Ariko se ko abantu bavuga ko ubundi ngo nawe uri Adventist. Oya buretse turabigarukaho nabyo nta kibazo n'amateka. Kizwa icyo ngicyo kubera ko kirazira guterekera umuzimu w'ishyanga. Wowe uri umunyarwanda ntabwo uri umukirisitu. Ushobora kuba umunyarwanda ngo ube n'umukirisitu. Ubukirisitu ni umuco w'abantu. Yego. Hanyuma se wowe ubaye umukirisitu, ubusilamu ni umuco w'abantu. Sibyo? Yego. Wowe rero wakabaye ukuza ubunyarwanda. Ubunyarwanda. Yego. None ukavuga uti gewe ndi umunyarwanda, none uravuga uti nge ndi umukirisitu. Ndega ndabaza ubwati ni Rutaremara, u Rwanda Rutaremara. Yego. None uraruremaje. Wigize ahandi kizwe icyo ngicyo. Hanyuma rero icyo warumbajije, ibyo ngibyo na amateka nakubwiye ko nakuze nk'abandi bana igihe cya sogokuruza. Nakuriye kwa sogokuruza mu myaka yo hasi nk'itanu itandatu, ariko sogokuruza itagenda. Urumva rero icyo gihe twakuriye ntabwo ari igihe cy'imandwa, si igihe cy'ubupfumu, abantu bamaze kubigira ibishitani n'ibishenzi. Jewe se urumva naragomba gukunda ibishitani n'ibishenzi. Ahubwo se nagaruka bikugeraho kuba warafashe inzira cyangwa izagira ku bazagukomokaho. Ubona ari iyihe ngaruka? Urugero nyihangarire gukoresha, ariko nk'urugero ufite abakobwa ejo bundi bazakenera abagabo bakabatinya ko bavuga bari nk'ubu nazanye n'umwana w'umukobwa yarantwaye, ageze hano ndamwe twinjira, arambwira okay kora ibyo ukora ngenda ndagaruka kugufata. Atinya kwinjira. Urumva gutinya rero ngewe nk'izobere mu by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe, nabanza nkakubwira aho biva ku kutamenya.
ikintu cyose utazi uratinya ubwoba buva ku kutamenya rero ndumva ikibazo saba afite ubwoba ikibazo ahubwo nuko batazi nibamenya bazakira ubwoba yego hanyuma ukumva ko hari nyine kutamenya ahubwo umuntu yaharanira kumenya noneho agakira ubwo bwoba bw'ubusa nta hantu urajya ugasanga babangamiye imyemerere yawe niba ariko nabivuga ntaho mbona hano wawe birabaho ko ngenda henshi ko ndi rwamwa rutanga rw'amaboko yego erega abantu bamaze kujijuka ahubwo bimeze nk'uko nawe urimo kuvuga uti hari ibyo natinyaga ariko naje kubitinyukaho mbimenyeye yego ni ukuvuga ngo abantu bagizwe ba mitima rwana ku bintu byabo barabitinya nk'uko umwana bamutinyisha injangwe ngo ariko uko we yayibona mu mwimerere wayo akabona injangwe si ikibazo agashaka no kuyikoraho none uko ayikoze akabona ntimuriye barambeshyaga burya ati buryo bavugaga ntabwo kiryana ufite icyizere ko igihe kizagera abantu bakabifata nk'ibisanzwe ntabwo mfite icyizere ahubwo nzi ko erega nabikubwiye uru Rwanda ni rwo soko ya byose na bose biturutse ku Mana nk'uko yaruhanze rero ibintu bigomba kugaruka mu mwimerere ariko ngenda gutuma wowe ndawugera ahantu kure harutaho ngiye ushobora kugera ariko bimwe mu bintu urubyiruko bamwe nganira nabo usanga gahunda ya leta ishishikariza urubyiruko cyangwa abandi bari mu mashuri kwiga ikinyarwanda ariko bakiga ikinyarwanda bitewe n'uko abashyiraho politike cyangwa bashyiraho policies abana babo bize mu ndimi z'amahanga bashaka kugira ngo bamenye ikinyarwanda ariko mu by'ukuri umwana uri mu cyaro ntakeneye kumenya ikinyarwanda arakizi nicyo yavukiyemo ababyeyi barakimwigishije akeneye kumenya indimi z'amahanga ziri gutangwa umugati nk'uko twahoze tubivuga ku isoko ry'umurimo ntuzakora akazi utazi icyongereza ni byose cyane ariko icyo wita akazi ni iki akazi ndi kuvuga ni ubwo reka nkoresha indimi muri corporate muri leta interview zikorwa mu cyongereza hanyuma wayikora mu kinyarwanda ntabwo byakunda ibyo byakunda ntabwo nibaza impamvu umunyarwanda mu kinyarwanda akora mu cyongereza ntabwo mbyumva pe kandi ntabwo byakabaye bimubuza kumenya icyongereza ariko ururimi rwacu rwakaba ari rwo rujya imbere kuruta n'izindi ubundi ni nako bivugwa ni nako biri no mu itegeko nshinga ryacu ariko siko bikurikizwa ahubwo rero ngewe icyo mbabwira nibyo wari uvuze ngo abana bo mu cyaro ngo bazi ikinyarwanda ntacyo bazi ikinyarwanda ni ururimi rwigwa kuvuga ikinyarwanda ntabwo ari byo bivuze yuko uruzi nk'ururimi rw'ubumenyi rurigwa rwose rukagerana kure cyane harimo ibintu byinshi abantu wavugira mu kinyarwanda ariko ukaba utabyize nk'ururimi ikibazo nabo bakabaye babyigisha nk'ururimi urasanga umuntu yigisha ikinyarwanda yarakize mu cyongereza yarakize mu gifaransa oya umuntu yakoze teze y'ikinyarwanda mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ya doctora PhD ubwo so wazi ikinyarwanda noneho rero nituza ahubwo mu by'ubuhanga ndakubwira ko kimwe mu byica uburezi bwacu no kwiga ibintu wakabaye wiga mu rurimi rwawe kavukire ukabyiga mu ndimi z'ahandi bituma utamenya kuko kumenya kose ubundi umuntu amenya kumenya nukumena no gupfumura upfumura rero mu rumama muri rwa rundi wonse mwibere muri kavukire kawe kuko ntabwo uzamenya ikintu mu cyongereza nk'umwongereza ariko ugiye kubimenya mu kinyarwanda birizana byisuka nk'amazi urumva noneho ahubwo indimi zikigwa nk'indimi nyine kuko uzakenera kwambukiranya imipaka uzakenera guhahirana n'abandi uzakenera kugira gute urabikeneye sibyo ariko ntabwo wakwiga ururimi ubumenyi mu rurimi rutari urwawe ngo ubimenye neza ni nacyo gituma usanga abantu bacu baminuza ariko ugasanga n'urwo rurimi ntarwazi icyo cyongereza ntacyo azi igifaransa ntacyo azi n'ikinyarwanda noneho nacyo ntacyo azi ubwo asazi iki
ariko araminuje. ibyo cyo ni ikibazo gikomeye. Njyewe rero ahubwo iyo tuvuga iby'uburezi bushingiye ku muco turasaba ngo uburezi ubumenyi bwigwe mu rurimi rwacu nk'uko abashinwa biga mu gishinwa, abarusiya bakiga mu kirusiya. Izo nzozi ubona zazigeraho? Birashoboka rega. Bizashoboka. Erega niba tuvuga ngo igihugu iki n'iki cyateye imbere tukaba dushaka kumera nkacyo, tukwiye guca mu nzira nacyo cyanyuzemo. Yego. Sibyo? Abadage bateje imbere ikidage. Abagira iki bateza imbere ikigiriki. Abaratini bateza imbere ikiratini. Abaki bateza imbere iki, hanyuma se twebwe abanyarwanda abavuga ko kuki tudateza imbere ikinyarwanda kandi ari nacyo cyari myizo ndimi zindi. Nta hantu umuco ushobora kuba ukennye, niko abantu bamwe bavuga. Cyangwa ngo n'ururimi ngo rurakennye, ngo ikinyarwanda kirakennye. Arewe uzaze tuganire mu kinyarwanda, ahubwo urebe yuko utabura amagambo. Wowe ibyo nubyemera? Oya, ntago byemera. Ariko ko nta kintu kuko ibintu twakuze batubwira ngo ntibishoboka, twaje kubona ko bishoboka. Turanabigaragaza, ntabwo ari amagambo. Sibyo? Ikinyarwanda se gikennye he? Ahubwo ni wowe ukennye ubunyarwanda. Erega abantu bakennye ubunyarwanda, abantu babaye abakirisitu, abantu babaye abasilamu, ntago ari abanyarwanda. Nk'ibyo wavugaga. Bakwiye rero ahubwo kwicuza ibyo bakagaruka ku isoko bakaba abanyarwanda. Nibuzura ubunyarwanda barasanga ikinyarwanda gikize cyane. Gikize cyane rwose. Ku buryo ahubwo izindi ndimi ziba nkene mu kinyarwanda. Kuko hari amagambo y'ikinyarwanda udashobora kuvuga mu zindi ndimi. Urugero? Ubuse gupfumura wavuga ko ari iki? Ubupfumu wavuga ko ari iki? To play mu cyongereza. Reka ta. Nagaragiye. Mfa rwose ukuntu ise wihuza. Ubuse guterekera wavuga ko ari iki mu cyongereza? Kubandwa se wavuga ko ari iki mu cyongereza? Ubuse urumva hari byinshi udashobora kubona uko wabivuga. Ariko se wowe reka tuze kureba aho dupfundikira kuko nabizi washaka kumara y'amatsiko yawe yose kandi ntabwo wabimara. Reka turagana ku musozo. Iyo urebye usanga icyo nashaka warumbwiye ko umuco n'ahantu ukennye. Iyo urebye usanga nta hantu muri bimwe dushobora kunenga mu muco, tugomba gusubiza mu muco byiza. Njyewe ndi hano kugira ngo ubimbwire, ntabyo bizatuma ntazongera kuvuga iby'umuco. Ni ibintu narahiri kuva mvuye muri kaminuza. Nabaye nk'umutangazamakuru kandi ntari umutangazamakuru kubera guhora mu itangazamakuru bambaza nk'ibi n'iki, ariko n'ibyigisho twageraga twigisha byo kwigisha abantu iby'umuco no gushingira ku muco kugira ngo hubakwe iterambere rishingiye ku muco. Nabwiye abantu bashyiraho n'intego n'ubu ndayitanga. Nihagira umuntu ugira ikintu angaragariza gipfuye cyo kunengwa mu muco wacu na kimwe jewe Rutagarwa amaboko sinzongera kuvuga iby'umuco. Ngenda kikubwira ntabwo nzongera kwitwa imandwa, sinzongera kubandisha, sinzongera gupfumura. Ubu kuba ufite umugore wawe ari mu rugo ukagenda mu mahanga we cyangwa ahandi murumuna wawe akaryamana nawe, ibyo ni byiza? Umuco urabyemera? Kugiye gukora icyaha, kugiye kuba umuntu waha n'ubu pfumura urebe yabikoze mu buhe buryo. Ntabwo apfa kubikora. Ntabwo apfa kubikora, nta nubwo abanyarwanda ari abantu bameze batyo. Jewe nagiye bundi mu buhe buryo. Nicyo bita gukera itabaro. Gukera itabaro ni kabiri, cyangwa yagiye guhaha cyangwa yatabaye kubw'igihugu, sibyo ku rugamba. Noneho rero nibwo ateranya umuryango akawubwira ati rero ngiye guhahira kuri nzamara igihe kinini, ndatabaye ngiye ku rugamba hamwe n'abandi, abasigaye muramenyera urugo cyane. Nabibwira umukuru w'umuryango, umukuru w'umuryango akavuga ati none sha mukuru wawe ntahari cyangwa murumuna wawe ntahari, menya urugo rwawe. Arera umushinga abazana rumubaza, yego aha wishingano wabyumvise. Ndabyumva ibyo ntacyo hanyuma gusoza izo nshingano urumva ari bibi. Hari urugo se rutagira nyirarwo. Dusoza tugaragara buretse wumve wowe ugize amahirwe ubonye ugusigarira ku rugo ararubungabunga, yongeye inka mu zindi, yongeye abana mu bandi, kandi ni umunyamuryango kandi ni umunywanyi. Ahubwo mu kinyarwanda niyo utabarutse
amahoro wowe wabikora buretse wumve niyo utabarutse amahoro uraza ukamushimira ukamuha inka warakoze kongera inka mu zindi warakoze kongera abana mu bandi bene Imana rega nabagwira bagwizwa nande se ibyo wabikora ngapfa umuvandimwe umunywanyi akamenyera umugore ntiyandagare ntaribwe n'ibishwi n'ibinyururu n'ibihinda n'ibisahinda uwo muntu se naho ndi hubwo ikuzimu ntabwo najya mugenderera hanyuma umuco wo kuryamana na sebukwe niba witana ariko gukazanura twitonde iyo ni umuco ni ingeso uraza gutandukanya ibintu ariko nk'icyo cya mbere ubanza sinzi kucyumvise neza ari ukugenda hari icyo ntumvishe natumvise ntabwo ari ikinyarwanda urimo kubivuga mu buryo butari ikinyarwanda guca inyuma ni ikindi ni kibi ibyo ntabwo ari uguca inyuma ni ugusigara ku rugo kandi birazwi iyo byemewe wabyumvise birazwi bikorwa mu buryo buzwi ariko nakubajije ibyo bintu wabikora wowe uramutse ugiye ku kazi ari nk'umuturanyi cyangwa inshuti yindi y'uwo muntu ntabwo ari umuturanyi wese ntabwo ari inshuti yose ni umuntu wo ku rwego rw'Imana sibyo ni umuntu ushobora kuba mu bintu nk'uko wabibamo wabyumvise ntabwo ari umuntu wajyanywe n'irari ryanyu ryateye ry'iki gihe ngo ngize amahirwe ngo rutanga rw'amaboko ntahari ngo uriya mugore we nari naramubuze imandwa zizakuvunira umuheto ndagushimiye cyane hanyuma rero icyo wari uvuze cyo gukazanura gukazanura uzi ko n'uwabigiraga bikaba byaba yagombaga kugira icyo ahonga umwana we yinjiriye mu rugo kuko yagiye gusangira n'umwana kandi bidakwiriye ubwo urumva yamwihongagaho yego sibyo ibyo rero ntabwo wavuga ngo ni umuco hari insigamigani ngo yaje nk'iya Gatera urayizi urabizi ko Gatera yatumye umugaragu we asanga umwana w'umukobwa wari utaratwikururwa hanyuma Gatera rero umugaragu wagarutse aramubwira ati hariya mbonyemo umukobwa mwiza Gatera araza bararyamana hanyuma umwana w'umukobwa nyirabukwe abibonye aza urabizi kundusha nyirabukwe aje abibonye azavugira hejuru ati ndakubonye dini ngizo ngeso zanya haniki yego Gatera aramucuya nawe amugirira ibigirwa bati yashe ngiya Gatera ibyo bintu ko noneho bajya bahura bombe bati uramenye ntuzabivuga tutazivamo nk'ino ati ubwo twese byatuma si umuco cyamaye ariko rero mfite ikibazo wowe ibintu byose byabaye ubyita umuco nyine nanjye impamvu mbikubwira naki kuva twakwica rutanga rw'amaboko rero ndagowe naki rero cy'umuco none se umuco nakubwiye ngo nibyo dukomora kuba tubanjirije ariko byiza biri mu mujyo mwiza none se urumva biri mu mujyo mwiza oya ariko ibyo si umuco tugara ku musozo icyo Gatera yakoze yagikoze nka ubwe yagikora mu buryo bwe ngo yihagarareho acubye amagambo agira ate ntabwo wabyita umuco njye nemera umuco cyane ibyo rero si umuco ariko nawe urakabye umuco ni iki ndakabye mfite impamvu yo gukabya kubera ko reba nk'ibintu urimo kunzanira nk'ubu koko niba abantu bose b'urungano rwawe bumva umuco batya urumva rutanga rw'amaboko ndakwiye gukabya mbabwira umuco koko nahojejeho ngo nambare uyu muco mugendere umwubeho mwazawumenya mute nibyo ariko buriya niho rero abanyarwanda bavuga ngo tubarusha ikirimo nta mwiza wabuze inenge sibyo n'umuco wacu ufite inenge ndashaka ngo umbwire inenge imwe yonyine mu muco ngewe yimbwire kuko ntayo nzi umuco ubwawo erega ijambo ubwaryo ryumva umuco ntabwo ujya ugira ikintu kibi umuco bivuze ibyiza hari abantu bavuga ngo ingeso nziza ntabwo ingeso ni mbi ntabwo ingeso ziba nziza ibyo bintu ni Bibiliya yabizanye ingeso ni ikintu kibi n'umutima ngeso
ni umutima w'urwiganwa, ni umutima wo gutwarwa n'ibintu runaka, hanyuma bikakubuza kuyoborwa n'umutima muzima w'i Rwanda. Umuco rero iteka uba werekeza ku cyiza, ibyo duca ku batubanjirije byiza, ntabwo ari ibibi, kugira ngo bidufashe kwiyubaka mu buryo burambye butazima, ngo nuzava ikantarange azasanga ubukombe bukiziritse ku miganda y'inzu. Hanyuma ikibi kiri muri ibyo ni ikihe? Ni ikihe? Bakatubwira ngo umuco tuwutoze abato bacu bagitaguza, bakiga kugenda, bazarinda basaza batarawutakobwa, batarawuvaho, kuko umuco ari wo shingiro. Ikibi kiri muri ibyo ni ikihe? Nitwa Rutaremara. Usanga Rutaremara koko. U Rwanda rero Rutaremara. Have mutaruremaza. Have mutaremaza ururimi rwacu. Have mutaremaza umuco wacu, kandi ari wo shingiro. Sibyo? Ahubwo twige tuvome, kuko ni ikigega kigari cyane. Tureka kwitiranya ibintu n'ibindi. Ureka kwitiranya umuco n'ingeso. Sibyo? Ureka kwitiranya umuco n'amateka mabi yabayeho. Niyo mpamvu ayo mashamba biratandukanye. Haba umuco hakaba n'amateka. Nize rero umuco niga n'amateka ndetse n'imboneza bitekerezo, nzi kubitandukanye. Tugana ku musozo, ni iki kintu wabwira urubyiruko nanjye ndimo rushaka gukura rushaka kubona umugati, ndeka nkoresha iryo jambo niryo bari bwumve, kandi umugati aho bawubona ari mu ndimi z'amahanga, mu byo hanze, kurusha uko bibona cyane mu muco, bigatuma batagira imbaraga zo kwiga umuco, kuko n'ubundi babona ntacyo bamariye, ntakivamo. Niki kintu wababwira? No kutamenya. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ugaye imfura ziwabo bucya yimuka. Yego. Azapfa atagize ishyikizo rero. Imfura ziri iwanyu. Yego. Wakabaye uzireberaho. Nayo mpamvu tuvuga mu ndirimbo yubahiriza igihugu ngo abakurambere b'intwari. Yego. Bitanze batizigama. Bararuhanga ruvamo ubukombe. Yego. Hanyuma rero dukwiye gukomeza ubwo bukombe, ubwo butumwa badusigiye, tukabuhererekanya, kugira ngo nuzava ikantarange, undi uzaza uwo ari we wese azasanga ubukombe bwa butumwa twahawe bukomeye, bukiziritse ku nkingi z'imitima yacu, butaratuvuyeho. Ubwo rero icyo nabwira urubyiruko, ibyo ni ukutamenya, ahubwo nibige bamenye, noneho tubeho ubuzima bushingiye ku muco wacu, kuko ni nabwo butuma twubaka iterambere rirambye, naho agatirano ntikamara imbeho. Ejo umwongereza nafata ibyongereza bye akabibyaza umusaruro, wowe udashobora kubyaza umusaruro ikinyarwanda cyawe, ntuzaba ufite ikibazo. Ahubwo izo ndimi zombi zakabaye zihurira ku isoko, zikaganira, zigasuhuzanya, zigasabana, zigahahirana. Ariko ibyo nubona ko bidashoboka. Birashoboka cyane. Turi abaturage bake ba miliyoni zingahe, ururimi rw'ikinyarwanda tubyemeranye, biragoye ko rwagera. Warize nawe urabizi kundusha, biragoye ko hari ahantu rwagera. Sinbanze ibyo bintu niba ubishidikanyaho, reka tuzabigira ikindi cyigisho cyane. Reka tuzabigira ikindi cyigisho, kubera ko nigisha mu makaminuza atandukanye nayo mu mahanga, kandi nigisha mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Yo mu mahanga mu Kinyarwanda. Ni nacyo bantumirira. Mu mahanga mu Kinyarwanda abanyarwanda barasemura. None ako ndabigushimiye. None kubera ko ubwenge njya kwigisha jewe n'ubwo abanyarwanda. Ntago rero nakwigisha ubwenge bw'abanyarwanda mu Cyongereza. Ntago byakunda. Ibyo bintu ni byiza. Ntago nakwigisha ubwenge bw'abanyarwanda mu Gifaransa, ntibyakunda, kandi ndabizi. Cyane. Nayo mpamvu semura nabi nkagukurura amatwi. Kubera ko ibyo ndimo kwigisha biva mu Kinyarwanda. Rero ubwo ubwenge ubundi ni ukwenga. Arabakubona bakagira ngo nuzi nicyo. Ubwenge ni ukwenga. Bazaze kandi bakaze ntabwo najya guhiga nabo. Enye wowe ngo oya ndenda bizi ko rero nize muki cyangwa ni nsoma mu bitabo bitandukanye, n'izindi ndimi zitandukanye, ariko ibyo si byo twajya kurata. Icyo nashaka kuvuga nuko n'ubwenge ubwabyo biva ku nshinga kwenga. Kwenga Ukabona inyengo yawe mu Kinyarwanda rero haba inyengo, bakavuga bati iyi ni inyengo ya naka,
n'urutoki rwa runaka ndaruzi gusa abantu bafite inyengo yabo none rero ugiye ubwenge njyanye ni inyengo ya kinyarwanda nabasha kuyigabura nte mu cyongereza ntabwo bishoboka ndagushimiye cyane nanjye nigushimiye nge nakunze cyane ko uretse no kuri yanga hari ibyo nagiye nkubaza byo mu buzima bwanjye busanzwe sinaje gupfumura ariko kubitinya wapfumuje byagufata ndakijijwe ndumukristo ahubwo ubu nibwo ukijijwe ubu nibwo wakijijwe ubu wagarutse mu muco wawe wangiriye inama rwose uri umuntu yagira mu ndimi z'amahanga avuga ngo menta ndeberwa uri umuntu mwiza cyane wishyuke ni byiza cyane turi bakunzi ba muganga rutanga rw'amaboko TV turabashimiye cyane mukomeze mukurikirane muganga rutanga rw'amaboko cyane cyane urubyiruko mukurikirane cyane muganga rutanga rw'amaboko ndetse n'abakunzi b'inganji Rwanda ndabashimiye nitwa Rutaremara u Rwanda Rutaremara tuje kubatekereza kandi mukora ibishoboka byose Rutaremara abakurambere kuko bazabitubaza ntiruremare hari ibintu uretse kuba ari ikiganiro mu by'ukuri umva nk'iryo zina mu hari ibintu ntabwo ushobora kuringanisha n'utuzina abantu bagiye ngo babatizwa bagira ahubwo ababatijwe ni mwitirure kubatizwa tini ni mwitirure ariko nta jambo mwitirure mugaruke ese ntabwo urimo kubyumva ko byose biva mu kinyarwanda Demba numva ko ari ukugenekereza ugerageza tuzabifatira ariko se kuki bihura noneho hari uwavuze ejo bundi ngo hari abantu ngo baturutse ngo irutsiro ngo abirutsiro ngo bo mu gihugu cyera ngo inkomoko yabo ni rutsiro ibyo nibyo ngo ari igihugu niba ari Gabo ngo inkomoko yahoze avuga ko ngo inkomoko yabo ngo ituruka ngo irutsiro none nkavuga reka twe kuvuga ku by'abandi yewe nk'umushakashatsi mvuga ibintu nahagazeho byaba mu by'amateka byaba mu by'ubuzima byaba mu by'umuco si byiza ko twavuga ku by'abandi tutabanje kubisesengura ngo turebe n'ibiki ariko jewe ibyo nkubwira mbihagazeho kuko ibi ni ibintu twakoreye ubushakashatsi kandi ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa nizere ko ubutani mbakenera ndahari cyane ndahari rwose nzakwitaba Imana y'u Rwanda ihorane namwe ihorana ihorane ni inyifuri rero ntago twifuza Imana kuko turi bene Imana ariko ihorana ni ihame duhora twibukiranye dusuhuzanya turyikiriza dutyo kugira ngo nuzava ikantarange azasange tukizi ko turi bene Imana ko dufite Imana hatazagira umuntu wongera kuza ariko akababeshya ngo bazana Imana kandi muri bene Imana umuntu akakubeshya ngo aje kukubwira Rutaremara kandi uri mwene Rutaremara murakoze urakorewe mwene Imana ishyuke